Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data, ndabaramukije ifurije umugisha w'Imana kandi mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana muri ibiganiro mugezweho na SAVEUR divine. Ni mwene So Pierre MUTUYEMUNGU uguha ikaze. Reka dusome ijambo ry'Imana rigiye kutuyobora muri Yesaya ibice 9 bya Yesaya, dusome n'umurongo wa 5. Havuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Amen. Twongereho n'aya nayo kandi Paul yandikiye abigalatiya, dusome mu bice 5 umurongo wa 22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro. Reka tube turekeye aho, nubwo hakomeje n'izindi mbuto nyinshi, ariko insanganyamatsiko yacu iravuga ngo amahoro ava ku Mana, gutunga amahoro ava ku Mana. Imana ihabwe icyubahiro. Nk'uko tubizi kandi tugenda tubibona, ibihugu bigerageza kubaka umutekano wabyo, isi iragenda ishaka umutekano, igisirikare kigakomezwa, imbunda zigakorwa, indege nyinshi z'intambara, ariko ugasanga abantu barashaka umutekano ariko ntibazi icyabahesha amahoro. Ikibikubwira ko isi hamwe na hamwe hari umutekano ariko ntihaba amahoro, nuko haba huzuye uwo mutekano umeze gutyo nta mwanzi winjiye, ariko ugasanga hari abiyahura, ugasanga abajene, urubyiruko, abubatse, abakire, abakene barimo kwiyahura, ugasanga hari imidugararo mu miryango, abagabo n'abagore barimo gutana, abana baguwe nabi barica ababyeyi. Kubera iki? Nuko habuze amahoro. Umutekano ushobora kuhaba, amafaranga akahaba, amashuri akahaba, ariko hakabura amahoro, kandi amahoro y'umutima. Bibiliya rero ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo duhawe umwana, twagombaga kwakira icy'isi itari ifite. Hari ikintu isi itari ifite, hari umutungo itari ifite mbere y'uko Kristo aza. Nta mahoro yari ahari, ariko ngo aze, niwumva uko Yesaya yahanuye, aravuze ngo duhawe umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana uvutse ntasanzwe, azitwa igitangaza. Cya kabiri, azitwa Imana ikomeye. Ariko ijambo riravuze ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Ikindi, umwami w'amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Umwami Yesu niwe mwami w'amahoro. Ni nayo mpamvu Paulo yandikiye abagalatiya akababwira ngo dore rero imbuto z'umwuka wera, ikiranga ahantu Kristo ari nuko we na se, niwe wabyivugiye. Kristo aravuga ngo njyewe na Data tuzazaho muri. Iyo twamaze kwakira Kristo, niwe giti cyeraho izi mbuto. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Kristo ni umuzabibu w'ukuri, Data ni nyirawuhingira. Hanyuma abizera natwe turi amashami acometse muri we, avoma ubuzima muri Kristo, avoma ibyishimo muri we, avoma amahoro muri we, hanyuma natwe tugahesha abandi
amahoro. Ni nayo mpamvu utabasha kwera imbuto utari mu muzabibu, utari muri Kristo Yesu. Ahubwo ubwo Bibiliya iravuze ngo niba ushaka amahoro uyakurikire, uyashake. Urayashaka he? Ni muri Kristo Yesu. Kwakira Kristo ni ukwakira umwami w'amahoro. Tumaze kumwakira, abamwakiriye, reka nivugire ku bigishwa be, abo bagendanaga, ngo amaze kuzuka yarababonekeye. Ababonekeye, ijambo rya mbere ababwiye, abasanze bihebye mu gahinda kenshi, mu bwoba bwinshi. Ndabizi ushobora kuba ufite ubwoba bw'ubuzima, ufite ubwoba bw'ibiriho n'ibizaza biteye ubwoba, ariko reka nkubwire, arabonekera ababwira ngo amahoro yanjye abe muri mwe, nimuhumure, nanesheje isi. Imana ihabwe icyubahiro. Tugira amahoro kuko Kristo yanesheje isi. Si uko imidugararo itazabaho, si uko ibiteye ubwoba ku mateleviziyo, kuri interineti, amakuru ateye ubwoba, ibyerekeranye n'umuryango wawe, ibyerekeranye n'ubuzima, n'indwara zimwe zikira n'izidakira, byo bizarushaho kubaho. Ariko umva icyo Bibiliya ivuze. Iravuze ngo ababonekera ababwira ngo amahoro yanjye abane namwe. Uwo ni umunsi wa mbere azuka. Ariko reka nivugire, agiye kugenda, yakoranye nabo ikiganiro, arababwira rero ngo ndagiye kandi ngiye kubaraga umutungo mutazakwa, nta wundi ubafiteho uburenganzira bwo kubahuguza uwo mutungo. Arababwira ngo ngiye kubaha kandi simbahaye nk'uko ab'isi batanga, ahubwo amahoro yanjye ndayabahaye. Imana ihabwe icyubahiro. Kwakira Kristo ni ukwakira amahoro. Yadusigiye umurage witwa amahoro. Ayo mahoro Petero yabanye nayo, araryama arizigura nk'uko Dawidi yavuze ngo nzajya ndyama nizigure. Abana nayo kugeza ku rwego yararaye ari bupfe, bari bumuce igihanga, ngo agoswe n'abasirikare, aboshywe n'iminyururu, ngo ariko araryama arasinzira, kuko yabaga yizeye uyu mugabo witwa Kristo. Bibiliya yatubwiye ngo ubutware buri ku bitugu bye. Bimwe mu biduhesha amahoro si uko intambara zitabaho, si n'uko itanura ry'umuriro ritaka, ariko nuko tuzi ko uwo mugabo turi kumwe nawe, iyo tugendagendana nawe mu itanura ry'umuriro, umuriro ntutugiraho ububasha. Haleluya. Ndetse iyo turi kumwe na Kristo, nubwo intare zaba zihari, arazicecekesha, tukiyorosa imigara yazo tugasinzira. Tumwizera nk'umwami w'amahoro, tumwizera nk'ufite ubutware ku bitugu bye, acecekesha intambara, avunagura, amenagura imbaraga zose ziturwanya, hanyuma tukagira amahoro tugasinzira. Jya uryama wiziguye, uhereye none utunga amahoro y'umutima, utunga ibyiringiro biri muri Kristo Yesu. Irindi jambo riravuga ngo tugira amahoro muri we kuko twizera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi bwiza. Niyo hano tuhabona ibikomeye, ariko aratwongorera akatubwira ngo muhumure, nagiye kubategurira ahandi muzaba. Twifurije gutunga Kristo. Bibiliya iravuga ngo dore nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Icyaha nicyo kirukana amahoro. Nusohora icyaha, nusohora ibyaha muri wowe, nta kindi uzakira amahoro, uzajya uryama usinzire, ubuzima buzagira icyanga, uzumva ufite ibyiringiro bya none n'ibizaza nabyo, uzanezezwa no kubaho, no kubona bariho, no kubeshaho abandi. Iyo ufite amahoro uyahesha abandi. Imana iguhe umugisha. Mbese witeguye kwakira Kristo? Mwizere kandi urabona amahoro. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kunezeze mu izina rya Yesu. Amen.